Reka nizere ko mwese mwiriwe neza muri amahoro, ubwo reka mpite mvuga ngo umugoroba mwiza, ariko kandi birashoboka ko waboneza amatwi bitewe n'igihugu urimo ari bwo bugicya, cyangwa se abandi ari nko mu masaa munani saa cyenda z'ijoro igitotsi cyabatwaye, ariko ukaba ufite agafone uri kurebesha rimwe uvuga ati reka nkurikire uyu munyamakuru aba afite amakuru yizewe. Nawe ndagusuhuje, niba ari bwo ukibyuka ndakuramukije, ariko kandi niba ari mu gicuku cyangwa se mu masaha y'igicamunsi aho uri hose, reka nkubwire ngo ukomeze ugire ibihe byiza. Aya ni amakuru rero aba avugwa, nanjye mbanje kukugezaho kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko bimeze. Nizere ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe. Nkunda kukubwira ko aba atari aya makuru y'aha ngaha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda mba ndi bukugezeho gusa, ahubwo mba ndi bukwambutse umupaka nkakujyana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko haba harimo amakuru menshi, haba hariyo amakuru aba avugwa cyane cyane ko uyu munsi by'umwihariko ndaza kugenda nkujyana hariya i Kinshasa, mu murwa mukuru wa kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unkundi rero tubane, nizere ko mwese mwarangije gukora subscribe kuri uyu muyoboro. Ubwo ubaye unteze amatwi ukaba utaradusubscribinga, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kandi ukore kuri kariya kantu k'inzogera, niyo nkunga ya mbere uba uduhaye kandi nkusabira umugisha. Channel ni ya yindi ni Subiza TV, nanjye ijwi ni rya rindi ntago rihinduka. Gahunda ni ya yindi, ni ukubagezaho amakuru aba yizewe kandi amakuru y'umwimerere. Nkomeza no kugenda nkwibutsa ko iyi nkuru mba ngiye kukugezaho ushobora kuyisanga ku kinyamakuru cyandikira ahangaha mu Rwanda, Umuseke. Ibyo ngibyo mbikubwiye aba ari ukugira ngo ubashe kugenda usobanukirwa neza inkuru mba ndi kugenda nkugezaho ko ari iya nyayo koko, kuko hari abantu baza bakabeshya abantu bakababwira ibyo bakuye mu mitwe yabo batasomye cyangwa se badafitiye igihamya ari ukwishakira viyuzi. Njyewe ntabwo ariko nteye, ibyo mbagezaho byose mbafite purufu yabyo. Ubwo twerekeje kamera ahangaha mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Muhanga. Haravugwa inkuru y'uyu musore, reka mwita umusore kuko ndebye imyaka afite aracyari umujene. Bamwita Dufatanye n'Imana, bakaba bamwita irindi zina rye ni Fabiane. Dufatanye n'Imana Fabiane w'imyaka 20 y'amavuko arashinjwa kwica mukuru we witwa Ncamihigo cyangwa se ni Ncamihigo n'ubundi Gilbert cyangwa Gilbert w'imyaka 25 y'amavuko. Ubwo bivuze ngo yishe nyine mukuru we tu. Urumva aho isi igeze? Imagine. Reka nkomeze rero nihanganisha uyu muryango, kuko icya mbere cy'aba ngaba bashyamiranye ni abavukanyi, umwe arinda agera aho yivugana mukuru we. Ubwo birumvikana ababyeyi babo nibo basigaye mu kangaratete. Ibi ngibi bikaba byabaye rero ubwo uyu nguyu n'ubundi yaje no kuza kugaragara nyuma nawe ari kugerageza kwiyambura ubuzima. Tekereza ukoze amarorerwa nk'aya ngaya, nk'aho bidahagije uravuga ati n'ubundi nagakoze nanjye reka ninage. Ibi ni ibyabereye ahangaha muri aka kagari cyangwa se ahangaha muri uyu murenge, ariko reka mpere ku kagari ujya kuvuga ubundi ahera hehe ku ntangiriro y'aho ikibazo cyagiye kibera. Ni muri aka kagari ka Kigarama muri uyu murenge wa Cyeza, aho ibi ngibi byabaye mu ijoro ryakeye. Ubwo ngira ngo nk'uko namwe muri kugenda mubyumva, nagenda nkubwira ko ibi ngibi n'ubundi byaje kugenda bishimangirwa n'uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, akaba yitwa CIP Hasani Kamanzi. Yemeje iby'aya makuru, aho yagiye avuga ko iyi nkuru ari impamo koko. Avuga ko iyi unyakwigendera yishwe atewe cyangwa se atemwe n'uyu murumuna we, aho yaje kugenda mutemagura. Ubwo ndaje ngene nkubwira icyuma yakoresheje. Uyu nguyu CIP Hasani yakomeje agira ati yabanje gutema amaguru. Urumva ukuntu yamwishe? Ni ibintu ubwo yakoze rwose atari ukuvuga ngo ni umujinya ubimukoresheje. Ibaza umuntu umutemye amaguru, nk'aho bidahagije amutema amaboko n'umutwe aramwica. Yo disi nguyu, reka tugende tuvuga ngo Imana imwakire mubaye, kuko ni umuntu wagiye ubona ko yagiye mu buryo bubabaje. Ni umuntu wagiye nabi pe.
Imana imwakire mu bayo kandi ababyeyi bakomere. Nine nubwo ari abavukanye ariko urumva n'iyo wabikoze yashatse kwiyambura ubuzima, bibi by'ubusa nabyo reka nyine mbivugaho, uraza kugenda wumva uburyo yagerageje kwiyambura ubuzima nyuma y'uko yari abonye ko mukuru we arangije kumunangura cyangwa se arangije kugenda amucocagura amutemagura. Avuga ko nyuma yo gutemagura uyu cyangwa se nyuma yo kwica uyu mukuru we yagerageje kwiyambura ubuzima akoresheje ikote. Iri ni ikote yari yaziritse mu giti, aho yagerageje kubikora n'ubundi byabaye iby'ubusa, ahita yitura hasi. Ubwo bivuze ngo birashoboka ko igiti cyahagutse cyangwa se ikote rikanyishuka. Uyu ndi kugenda nkubwira ibyagiye bivugwa na CIP Hasani Kamanzi, aho yagiye avuga ati bamwirutseho agwa mu cyobo. Ubwo ni uyu nguyu wari umaze gukora aya mabi, ubu nawe yajyanywe i Kabgayi kuvurwa. Ubwo ko nawe urabyumva, nyuma yo kuvurwa aba agomba guhita akurikiranwa n'amategeko. Ubwo bivuze ngo naho ari kuvurirwa umutekano ni wose, cyangwa se n'ubundi ushobora gusanga ipingu aririmo. Gusa bamwe mu baturage bagenda bavuga ko bashakishije uyu nguyu wakoze ibi ngibi dufatanye n'Imana, aho basanze yaguye mu mukoki, baramufata bamujyana kwa muganga kuko yari amerewe nabi. Murumva ko abaturage bamushyiremo imiyaga kuko hari abandi bahita bamurangiza. Ubwo reka dutegereze icyo inzego zizakora. Njyewe icyo nagenda mvuga ni uko uyu mukuru we Gilbert Imana yamwakira mu bayo. Uri kwibaza uti ubundi yamuzizaga iki? Ibyo nibyo tugenda tubaza abaturage. Nanjye aha ngaha ndahari kugira ngo byose ngende mbikugezaho, byose ubashe gusobanukirwa neza imva n'imvano y'ibi ngibi, cyane ko n'iperereza ryatangiye gukorwa kugira ngo aha hamenyekane nyirizina amakimbirane y'aba bombi, kugeza ubwo umwe ahita afata icyemezo cyo kwica uwo nguwo, nk'aho bidahagije nawe ubwe agashaka kwiyambura ubuzima. Tudatinze rero, ubwo reka mpite nkwerekeza muri DRC, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uti iki bimeze bite? Nakubwiye ko ndaza kukujyana mu murwa mukuru wa kiriya gihugu, ubwo ni Kinshasa. Birumvikana Kinshasa rero hakaba hari kuvugwa inkuru y'abasirikare barimo komanda wa military police bakurikiranyweho gutesha agaciro imfungwa. Ndabizi uhita wibaza ibibazo byinshi, ariko ahangaha urabizi iyo nabikurikiranye neza birasobanuka, ntabwo biba bikiri ikibazo kuri wowe. Wowe ukisabwa ni kimwe, aba ari ukuntega amatwi inkuru nkayikugezaho yose ugasobanukirwa neza uko bimeze. Ni abasirikare 8 bo muri batayo ishinzwe ikinyabupfura police military mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC, cyangwa se ahangaha nk'uko igisirikare cya Kongo mukimenyereye FARDC, batangiye kuburanishwa n'ubundi ku cyaha cyo gutesha umuntu no gufata bya kinyamaswa imfungwa bakoresheje, cyangwa se ubwo byagiye bigaragara bakore. Ubwo turahera kuri uriya mu minsi yashize wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, aho uyu nguyu witwa Honorine uherutse n'ubundi kugaragazwa nk'umwe mu baherutse kugaragaza cyangwa se kugaragara bari kwiba iriya banki ya Kinshasa, nk'uko nari nabikubwiye mu makuru yabanjirije aya ngaya, aho n'ubundi no gufata bugwate abari bayirimo. Ubwo birumvikana nyine uburyo babikorewemo, ni nabyo byatumye abangaba, ubwo ndi kuvuga abasirikari bakuru muri abangaba, nakubwiye ko ari abasirikare bagera ku 8, abangaba bose bakaba batangiye kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Gombe. Ahangaha n'ubundi murumva ko ni Kinshasa mu murwa mukuru. Abaregwa barimo abasirikare bakuru benshi, batangiye kuburanishwa ku wa mbere tariki 20 Ukwakira. Uyu munsi turi ku itariki 22, urumva abandi baracyagezwa imbere y'urukiko. Ubwo birumvikana n'ubundi abangaba icyaha nikibahama, byanze bikunze amategeko hariya nabonye nubwo adakurikizwa neza 100%, ariko n'ubundi
bagomba kubabika ku basirikare ho rwose babatamo. Tshisekedi ntago ajya abahereza mu murwa mukuru rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi byose akaba ariho biri kubera. Aya niyo makuru rero naba nkuhaye avugirwa kuri ubu butaka bwa Kongo, nkubwira ngo byibuze tuze gusura amakuru yacu ari imbere. Njye mvuga kuri mikoro n'iryajwi mukunda muri benshi, reka nkubwire ngo cawu cawu.